Nibyo ibihe byiza kuri mwe mwese mwese mukanda subscribe kuri John Info ndabasuje kandi mbahaye ikaze uyu mugoroba wa tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 kuri mikoro ni Bosco in John Info tugiye kubana mu biganiro n'amakuru biza kwibanda kandi bigaruka cyane ku makuru arimo kuvugwa ndetse akomeje gutangazwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma yuko drone nyinshi zagurukijwe zikerekeza ahari abarwanyi ba FC23 na twirwaneho, abarwanyi barekuye uduce tugiye dutandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, aho kuri ubu urugamba rugeze Minembwe Centre. Amakuru y'ingenzi aragaragaza yuko mu mijyi irimo Bukavu ndetse na Goma no mu bindi bice bigenzurwa n'abarwanyi ba FC23 hagikomeje kugaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi, aho abaturage bakomeje gushimutwa nyuma bakaza kugaragara batakirimo kubarizwa mu mwuka w'abazima. Ibi bikagaragara mu duce tugiye dutandukanye, ndetse ni mu gihe birimo bikurikirana na video zigaragaza bamwe mu baturage bakomeje gukubitwa ndetse by'indengakamere, abafungwa bikiyongera cyangwa se bikaba bigeze ahagaragara bigiye ku mugaragaro nyuma y'uko hagaragaye imwe muri video ndetse zigaragaza abaturage bakubitwa, ariko biza bisanga n'ubundi raporo ya Human Rights Watch iherutse kuvuga ko bino bikorwa by'indengakamere by'ubugizi bwa nabi bikomeje. Jeune Afrique yavuze yuko ndetse n'ibihamya mpuzamahanga yuko kugeza kuri ubu ngubu amabuye y'agaciro acukurwa Rubaya arimo korota icukurwa n'andi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo arimo acishwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo agere ku isoko mpuzamahanga cyangwa se aho agurishirizwa. Turaza kugaruka kuri ano makuru ndetse turebe icyatangajwe, ariko kandi nanone mu bikomeje kugenda bivugwa, imirwano yongeye kuvuga cyangwa se yongeye kumvikana isatira kino gice gicukurwamo amabuye y'agaciro cyangwa se kizwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibihamya kandi byongeye kugaragaza neza ko kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri imirwano igikomeje mu duce tugiye dutandukanye. Ibi byose ngiye kuba nabigarukaho bive imuzini muzingo. Nyemero kandi subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tuzajye turushaho kugenda tubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye byibanda kandi bikagaruka kuri zino nkuru. Like ndetse na share. Ubundi reka duhere muri zino case zikomeye cyane z'amabuye y'agaciro mbere yuko nerekeza Kivu y'Amajyepfo ahari kuvugwa mu by'ukuri imirwano itangiye gusatira Masisi Centre ndetse na drone zitagira ingano zikomeje kurasira kumara abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 barimo kurwana muri bino bice bafatanyije na twirwaneho n'imitwe igiye itandukanye irimo ndetse na za Gumino. Jeune Afrique yatangaje ko ibihamya bya Global Witness aribyo bisigaye byongeye kugaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo kiragira uruhare mu mutungo kamere w'Abanyarepubulika ya Demokarasi ya Congo urimo urasorwa muri kino gihugu. Iki gitangazamakuru cyanditse kivuga ko abatangaje zino nkuru bavuga yuko hifashishwa inzira zo ku ruhande rw'u Rwanda mu gusohora imitungo kamere ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo amabuye y'agaciro, cyane cyane korota yifashishwa mu bikoresho bigiye bitandukanye ndetse akaba namwe mu mabuye akenerwa cyane ku isi. Korota nyinshi ngo zirimo gusahuzwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziri kunyuzwa mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga nk'uko Global Witness ibivuga. Nyuma y'umwaka urenga ikora iperereza, umuryango mpuzamahanga uharanira gukora mu mucyo witwa Global Witness watangaje ko washoboye kugaragaza ko ibyoherezwa mu mahanga bya korota bivuye mu Rwanda byikubye inshuro zirenga ebyiri mu myaka 3 ishize. Ibi byatangiye kugaragara cyane cyane nyuma y'uko umutwe wa FC23 wigaruye agace k'ubucukuzi bwa Rubaya muri Mata 2024. Ibi ngo ni igisobanuro cyumvikana kigaragaza neza ko hari ubwiyongere bukabije bwabayeho mu mabuye u Rwanda rwohereza hanze, bikekwa ko yaba aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Raporo yashyizwe ahagaragara tariki 10 Kamena ivuga ko amagana y'amatoni ya korota yakuwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa AFC/M23. Inyeshyamba zafashe kano gace mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ngo aya mabuye abanza kunyuzwa mu Rwanda
aho iyi korota ngo ikurwaho inkomoko yayo nyakuri mbere yo kwezwa mu nganda zitunganya ayo mabuye zikorana n'ibigo bikomeye ku rwego rw'isi bikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, kuko ari byo bikenera ano mabuye mu gukora ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuri ubu ku isoko mpuzamahanga korota ni kimwe mu bintu bikenewe cyane, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivugwaho kugira umutungo kamere mwinshi cyane wa bene aya mabuye. Kuva mu mpera za 2021 umutwe wa AFCM 23 ushyigikiwe n'u Rwanda nk'uko raporo ibivuga wigaruye ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo muri urwo rugendo rwo kwigarura ibice byinshi nibyo byabaye intandaro ikomeye cyane. Muri Mata 2024 wafashe n'umujyi wa Rubaya uzwiho kugira ibirombe bitanga hafi 15 bya korota yose ikoreshwa ku isi. Uyu mutwe ngo winjiza amafaranga menshi binyuze mu misoro ushyira ku bucukuzi ndetse no ku bucuruzi bw'aya mabuye. Kuri ubu amakuru arimo gutangazwa avuga ko AFCM 23 irimo kwinjiza amafaranga menshi cyane, irimo ikura muri buno bucuruzi butemewe bwo gucukura amabuye y'agaciro ya korota. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko hagati ya Gicurasi n'Ukwakira 2024 buri kwezi habaga hoherezwa mu Rwanda korota ingana na toni hafi 120 ivuye mu Rubaya. Ibi ni bivugwa n'abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ntabwo bigeze bagaragaza imibare gutya. Gusa iyi Global Witness yo ivuga ko ifite amakuru ahagije kuri kino gikorwa n'abarwanyi ba AFCM 23 bafatanyije n'uruhande rw'u Rwanda. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yizeza neza ibihugu bigiye bitandukanye yuko izi neza uyu mugambi urimo gukorwa n'abarwanyi ba AFCM 23. Gusa iyi Global Witness ivuga ko yabonye ibimenyetso byerekana uruhare rw'abayobozi bamwe bo mu Rwanda mu gihe ubucuruzi bwa magendu bwa korota bwari bwageze ku rwego rutigeze rubaho mbere. Raporo ikomeza ivuga ko korota yinjijwe mu Rwanda mu buryo bwa magendu akenshi ivangwa n'ikorwa imbere mu gihugu, bigatuma bigorana kumenya inkomoko yayo ya nyayo. Abakoze iperereza bavuga kandi ko hari aho basanze imifuka irimo ayo mabuye yandikwaho amakuru n'abayagura ubwabo aho kuba abanditsi babifitiye ububasha bo mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe mine, peteroli ndetse na gaze. Nyuma yo gushyirwaho ibimenyetso byerekana inkomoko yayo nshya, iyo korota ngo yoherezwa ku byambu bya Dar es Salaam muri Tanzania cyangwa Mombasa muri Kenya, ikazahava ijyanwa mu nganda zo mu Bushinwa no muri Kazakhstan ziyitunganya zikayihindura tantale. Tantale ni icyuma gifite agaciro gakomeye gikoreshwa mu gukora ibice by'ingenzi biri muri telefone zigendanwa, mudasobwa, ibikoresho byo mu rwego rw'indege n'igisirikare, ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe byo kwa muganga byinjizwa mu mubiri w'umuntu. Kubera ko iyi tantara ntaho ihurira n'umugese, niyo mpamvu yifashishwa no mu buganga. Global Witness ivuga ko ishobora kuba yarabonye ibimenyetso byerekana ko korota ikomoka mu bice by'intambara ishobora kuba yarageze mu masosiyete mpuzamahanga akomeye nka Microsoft, Vodafone, Sony, Amazon, Nvidia, LG Display, Ericsson, Toyota ndetse na Apple. Uyu muryango uvuga kandi ko uburyo bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro bukoreshwa n'amasosiyete mpuzamahanga butabashije gutahura korota ikomoka mu bice by'intambara mu ruhererekane rw'ubucuruzi rw'izo nganda ziyitunganya, kubera yuko ngo bayikura hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayivanga n'indi korota ituruka mu bice bigiye bitandukanye. Ibi ni ibyatangajwe na Global Witness muri raporo yayo. Ibirego bikuwe muri iyo raporo bikomeje kugibwaho impaka hagati y'impande zitandukanye bireba, ni ukuvuga abashinjwa ndetse n'abashinja. Ntago barimo guca uwaka, kubera yuko ubu tuvugana amwe mu masosiyete agiye atandukanye bivugwaho ko agura aya mabuye y'agaciro yatangiye kwijundika Global Witness. Yewe n'ibihugu bishinjwa gukora ibyo bikorwa nabyo byatangiye kugaragaza ko iyi raporo yakozwe na Global Witness atari iya nyayo.
ndetse ngo idakwiye no kwizerwa habe na gato. Ubu tuvugana, ubwo ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bikomeje gukorwa, ibice bigiye bitandukanye bikomeje kumvikanamo intambara ikomeye cyane, ndetse amakuru atugaragariza yuko mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za FC23 mu bice birimo Bukavu ndetse na Goma harimo kubarurwa abantu benshi cyane bakomeje guhohoterwa. Mu mujyi wa Goma hongeye kuvugwa indi nkuru itari nziza y'umwe mu baturage bo muri uyu mujyi waje gushimutwa, ngo akaba yari umukozi w'urwego rushinzwe ubutasi rw'imbere mu gihugu i Goma. Yarashimuswe ashimutwa n'inyeshyamba za FC23 ku munsi w'ejo. Kuri uyu munsi wa none mu masaha mu gitondo ngo yajugunywe ahantu runaka mu mujyi wa Goma, maze umubiri we ugaragara washizemo umwuka. Bivugwa ko abantu bamaze guhitanwa mu mijyi irimo Goma ndetse na Bukavu bamaze kuba benshi cyane. Ubu tuvugana kuva umutwe wa 23 watangiza ibitero mu bice bigiye bitandukanye mu mijyi nka Goma ndetse n'ahandi mu yindi myanya, habarurwa ko abantu bagera ku bihumbi 9 byose bamaze gutakaza ubuzima muri bino bitero. Ubu kandi nubwo hano havugwa ibikorwa by'ubwicanyi muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano yakomeje. Abarwanyi ba FC23 bambuwe tumwe mu duce tw'ingenzi bari bamaze iminsi bigaruriye bafatanije na Twirwaneho. Agace abarwanyi ba FC23 bambuwe biravuga ko ngo hakoreshejwe indege ziremereye zizwi nka drones, zirasa ku buryo bukomeye cyane, zirasa aba barwanyi ba FC23 ndetse bagerekaho kurasa na Twirwaneho. Ibi ngo byabereye mu gace bita Irundu, biberaho bita Mikenge, ubu aho bita Masisi Centre, plutôt aho bita Minembwe Centre niko gace gakurikiyeho. Umurwanyi ukomeye cyane wa Wazalendo muri tuno duce arimo gukorana na bagenzi be mu bikorwa bikomeye cyane byo gusatira imyanya iri kugenzurwa n'inyeshyamba za FC23, ndetse binavugwa ko aba ari bo bayoboye inzira yo kwerekeza mu gufata ibindi bice. Amakuru agahamya neza ko kuri ubu ibitero byifashishijwemo indege ndetse n'intwaro ziremereye byagaragaye kuri uno munsi muri kano gace ka Irundu. Umuyobozi ukomeye wa Twirwaneho bita Colonel Rugabo, uherutse no kubikwa ko yaba yaritabye Imana, wongeye kugaragara mu ruhame, yavuze yuko ibitero birimo kuba muri bino bice biri kwibasira imyanya ituye n'abaturage, kandi hari bamwe mu baturage bakomeje kubiburiramo ubuzima. Rubaya ariko naho imirwano yakomeje. Wazalendo bongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane kuri kano gace ka Rubaya kazwi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bivuga ko ari bamwe mu barwanyi bahaguye hagati y'impande zombi mu mirwano yongeye kubashyamiranya ituruka mu bice bwa Runigi isatira Rubaya, nk'uko amakuru y'ingenzi ari kurushaho kugenda abitangaza cyangwa se abyerekana. Amakuru turimo kwakira kuri mikoro zacu, amakuru turimo duhabwa n'abasore ndetse n'inkumi, abagabo b'ibikwere n'abakobwa bari hano mu burasirazuba bwa Kongo, barimo baratubwira bati Rubaya turayitaha vuba, Rubaya tombe. Noneho hatangiye urugamba, hatangijwe imirwano, hatangijwe umuriro utumva, utarimo kumva amaboko, utarimo kumva amatwi y'abagambanyi nk'abangaba bagenda bategeka gusubira inyuma kw'ingabo. Nibyo koko baravuga bati ushaka gutera intambwe ndende asubira inyuma akitakoma, ariko nkeka ko ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo, ubu tuvugana aba Wazalendo, coalition yose muri rusange, kwitakuma bakoze kurahagije. Habayeho reprise strategique, imijyi nka Goma irafatwa, ibice byinshi cyane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birafatwa. Nta yindi reprise strategique abakongomani cyangwa se abaturage ba Kongo bakeneye kugeza uyu munsi. Nta yindi reprise strategique yongera kuzakozwe abaturage bakeneye action cyangwa se action
zo gufata ndetse no kwigarurira ibice, bakeneye action zo kongera kugaruza igihugu kikava mu maboko y'inyeshyamba. Wabyanga wabyemera, uyu munsi ntabwo hagikeneye kubaho repli strategique yo kumva ngo hajya habaho gusubira inyuma. Izi repli strategique nizikomeza gukorwa, tuzasanga za Crimea, za Kisangani turimo turira tuvuga tuti ibi bice ko bifashwe, tuvuga tuti niki kirimo kujya mbere. Ari nayo mpamvu benshi bavuga bati repli strategique zihagarare, repli strategique rwose bati nizihagarare. Sasa rero amakuru arimo atangazwa aravuga yuko mu duce dutandukanye hano twegereye Rubaya hatangiye kongera kumvikanamo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Kuri uno munsi biravugwa neza rwose ko guturuka muri Kinigi aho bita Kikoma ndetse na Karambi hari amatsinda agiye atandukanye ya Wazalendo hafi angana za Kikoma yaregiye asubira inyuma, yongeye gutangiza umuriro Kinigi Kibabi berekeza Rubaya. Muri ino axe batangije ibitero kuva mu masaha ya mu gitondo, umubare utari mwinshi cyane ndetse utari na mukeya w'Abawazalendo, akaba ari bo rwose bishyize hamwe ngo bakaba bamaze iminsi bishyira hamwe bategura igikorwa gikomeye cyane, bategura urugendo rukomeye cyane, bategura uburyo bukomeye cyane bwo kwegukana intsinzi hano muri kino gice. Hano muri axe ya Kinigi Kibabi Rubaya, amakuru aravuga yuko nubwo hataraboneka intsinzi navuga ko ihagije, humvikanye gukozanyaho, humvikanye umuriro, humvikanye gushyamirana hagati y'Abawazalendo ndetse na AFC ba 23. Bango hari amakuru arimo kuvuga ko ari imidugudu yafashwe, ariko kubera yuko nko tuno duce tuba tuvugana uducegire tuba duhedinze utundi cyangwa se ibice babizwi cyane, ariko tutagiye bimera ngo turebe aha ni kwande habahita ngo iki, kubera yuko ibyo bice mu by'ukuri aba ari byinshi cyane, biragoye ko ushobora kuba mu by'ukuri wabitangaza byose cyangwa se wabimenya byose mu gihe abagiye bakubwira bati axe gutya na gutya, urugamba rumeze gutya, barimo baramanuka ku gice iki n'iki. Uko bimeze rero kugeza kuri no saa cyangwa se kugeza na maginga aya ngaya, abasore hariya bavuze bati ibintu bya repli strategique bihagarare, bavuze bati igihugu tugiye kugifata, muduhe ubufasha cyangwa se mubireke, mutange ramforo cyangwa se mubireke, abaturage bazaba babibona, isi yose izaba irimo ibibona, irimo ibona ko mu by'ukuri hari ibitarimo kugenda neza. Ubu tuvugana cyangwa se kugeza kuri uno munota, amakuru aravuga yuko abagabye ibitero bafashe intwaro bari bashoboye kuba bafite cyangwa se imbunda bari bafite. Izo ntwaro zirimo za AK47, izo ntwaro harimo intwaro gakondo, murabizi ko Wazalendo barazikoresha, intwaro gakondo rwose hano barazikoresha. Harimo n'ibindi bikoresho byinshi, harimo n'ibindi bikoresho byinshi rwose basanzwe bifashisha, basanzwe bakoresha mu mirwano umunsi ku wundi, kubera yuko ubu tuvugana uyu munsi hari za machine gun ziri mu maboko ya Wazalendo na 23 irazifite uyu munsi. Kugeza uyu munsi hari icyo twakwita cyangwa se hari icyo twasobanura nka za Launcher 7 zirahari, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bisanzwe byifashishwa mu mirwano birahari. Abasore rero bikusanyije bakoranaho, barabwirana, buri umwe ahamagara mugenzi we, undi abwira mugenzi we,
ndetse hari n'ababa mu by'ukuri bari mu duce twegeranye. Mu kumara kubwirana rero niko abafatanyije n'abayobozi babo muri tuno duce bateguye ibitero bikomeye cyane kuri Rubaya. Ubu umuriro watangiye kwaka, kandi icyo ugomba kuba wamenya mu bitero n'ubundi biheruka kugabwa byari byabaye muri bino bice, ni ibitero byari byatangijwe na Wazalendo, ndetse FARDC imaze kubona uko birimo gutanga umusaruro iribwiriza yoherezayo ubufasha cyangwa se ingabo, niko kugenda barakubita ibice bigiye bitandukanye, barafata imyanya itandukanye barafata. Ariko icyaje kubabaza benshi cyangwa se icyaje kubaho nuko nyuma yo kugenda bafata ibice bigiye bitandukanye, nyuma yo kugenda bigarura imyanya itandukanye, nyuma yo kugenda mu by'ukuri begukana intsinzi, hari na bamwe mu bari bagiye batakariza ubuzima cyangwa se bahabarira icyo navuga ko ari ubuzima, abenshi barangije basubizwa inyuma. Icyo uyu munsi tuvugana cyangwa se kugeza kuri iyi saha bamaze kurahira bavuga bati no repli strategique, nta gusubira inyuma kuriho, never, ntabwo bishobora kongera gukunda. Ati turafata cyangwa dufatwe. Bati turafata cyangwa se dufatwe. Ibintu ni bibiri, gutsinda se cyangwa gutsindwa. Urabajya babivuga cyangwa se ni amakuru agiye yumvikana rwose, ni bimwe mu byagiye bimenyekana. Bati niba ugiye ku rugamba, akenshi bavuga ngo niba ugiye kwihorera si gucukuye imva ebyiri, iyo umwanzi wawe cyangwa se iyawe. Ariko hano nabo bavuze bati byanze bikunze tugomba kurwana kandi tugomba gutsinda. Bavuga bati abashyize hamwe Imana irabasanga, kandi ababiri barutumwe. Niba bamaze kwiteranya, ingabo z'Uburundi n'ubundi ziri hafi, Wazalendo iri hafi gutanga ubufasha, birashoboka isa iyo ari yo yose. Ubwo murumva ko abari mu mujyi wa Rubaya mutangire mwitegure ko isa iyo ari yo yose abasore bashobora kugera muri uno mujyi. Rubaya rero n'ubundi nk'ibisanzwe ubucukuzi bwo buracyakorwa. Nibyo, ubucukuzi burakorwa muri bino bice bigenzurwa n'abarwanyi ba FC23, ndetse yemwe icyo navuga ko kiyongereho ko ubucukuzi urimo gukorwa ni kimwe cyangwa se ni ikindi, ariko birakorwa n'ubundi mu bugenzuzi bw'inyeshyamba za FC23. N'ubucukuzi butanakorwa mu buryo bukurikije amategeko, kugeza ubwo benshi bivuga ko bagenda babitakarizamo ubuzima kubera nyine uburyo bikorwa, ndetse bigakorwa ku gahato. Urumva ko hano hazamo ibibazo byinshi cyangwa se hazamo ingorane nyinshi cyangwa se imbogamizi nyinshi. Uko bimeze kugeza kuri ubu ngubu, amakuru arimo kutugeraho cyangwa se birimo gutangazwa, nuko abasore bo bamaze kwiyemeza, bamaze kurahira, basize basezeye imiryango yabo, bababwira bati tugiye gutabara igihugu, tugiye kubohora igihugu. Ndetse abari mu mujyi wa Rubaya bamaze kwakira amakuru y'uko Wazalendo iri mu nzira iza gufata bino bice. Hari bamwe bavuga ko babangamiwe ku buryo bukomeye cyane ubuyobozi bwa FC23 bukomeje kubayobora mu buyobozi mu by'ukuri budasobanutse cyangwa se budafite igisobanuro. Bamwe bafungwa, abandi bavuga ko bamba uburenganzira ku mitungo yabo. Ubucukuzi bakoreshwamo agahato, imirimo y'agahato. Bamwe bashyizwe muri zino nyeshyamba ntibahabwa imishahara. Ibyo byose biraza bisanga mu by'ukuri gutegereza gukomeye cyane bamaranye iminsi, kuko ibi bice bimaze igihe kinini cyangwa se bimaze, icyo navuga ko mu by'ukuri ari igihe kinini birimo bigenzurwa cyangwa se bikontororwa rwose, bikontororwa n'uruhande rwa M23. Hashize igihe rero kirageze. Wazalendo bamaze kwishyira hamwe, bamaze gutegura yuko barimo kwerekeza ku mirongo y'imere ku rugamba. Ndetse ubu tuvugana hagati ahangaha muri bino bice bya Kinigi, aha za Kibahi, guturuka za Kikoma werekeza Rubaya,
amakuru aratangaza yuko imirwano irimo ijya mbere, ni mu gihe kandi bivuga ko no muri tuno duce twa Katare naho hakomeje kugenda humvikana imirwano, bice bya Masisi centre plutôt bya Masisi ahangaha rwose byinshi hafi na Rubaya birimo byumvikanamo uguturika kw'amasasu, birimo byumvikanamo ukurasana, birimo byumvikanamo ugukozanyaho gukomeje kurushaho kugenda kumvikana muri ino myanya igiye itandukanye cyangwa se muri tuno duce tugiye dutandukanye.